nk'umurwayi wageze kwa muganga ntiyivuze bajya bamubwira ati ese urwaye kandi azi ko ari mu mutwe ngo nimupime kwino niwe uri kwivuza nabi arataha n'indwara imwica ariko avuze ati ni mu mutwe baramuha ibinini by'umutwe abinywe niyizera akire ataha akize. Na hano uje ufite ibyaha nushaka rugambiro ryo mu rusengero warasayishije twese n'imbabazi za Yesu zitugize abantu iby'isi bisigire Yesu utaha mu buzima mu izina ryanjye ryawe. Data we hanyuma ngo arabanga ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu bariburanya ngo use muri muntu ki ubabarira abantu ibyaha. Yesu arababaza ngo ese igikomeye ni ikihe? Nuko mbwiriye umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nuko namubwira ngo ikore uburiri bwawe utaha? Yesu yamaze gukiza ubugingo n'imibiri ayigarukaho ahita ati ngaho ikore uburiri bwawe ugire gute witaye. Ngo babona arabwikoreye aho batamuhaye inzira yinjira bayimuhaye asohoka atabingiza ntabwo yongeye kurira muri aya masengesho. Ariko haleluya torero, Imana ikora ikintu gituma ucaho utajya gunyura. Umuntu utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana, kuko umuntu wese wegera Imana, murabona ko natwe twaje kuyegera, akwiye ngo kubanza kwizera ko iyo Mana iriho kandi kubaho kwayo ntabwo yibereyeho ngo ni ukugira ngo igororere abayishaka. Hanyuma y'isenge ukwiye kumenya ko Imana idakora ibyo ushoboye ahubwo ikora ibyakunaniye. Iyo waza gusenga ijwi ryanjye rishoboka ribwira ngo nimuceceke, ndabizi ko ntabishoboye ariko Imana nsenga ishobora byose. Impamvu naje gusenga njye byarananiye ariko naje kubibwira nyir'ubushobozi. Aho Satani araceceka ukaganira na Yesu ukanezerwa ukabona Mariya atangiye kuzirimo kubyaha. Harabanga ibyaha byawe bimeze gute urabibabarira. None dufite abantu batifuza ko twababarira. Buriya mu rusengero kuhazana ibyaha si bibi ahubwo kubitahana, kuko ivuriro ryose rikeneye abarwayi. Iyo uje hano ufite ibyaha si ikosa, ahubwo kuza hano ukongera ukabitahana niryo kosa. Umugabo ufite umudamu tubyaranye kane, teragina muri ADEPR paruwasi ni Muganza, itorero rikaba Beteli. Hanyuma ibindi Yesu aduhana umugisha. Ibyo nivuga abantu bari byo ngibyo birahagije, ahasigaye tukavuga Imana tujye tugera ahangaha. Dushimiye rero Imana kandi dushimiye n'ubuyobozi bw'itorero ryanyu riba biyemeye ko twongera kubana. Igaragara ko tuba twagiranye ibihe byiza. Hari muri ibyo byavuze ngo twayirukana gakera ariko dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Kandi umwana ahangaha rero ku cyumweru numva twongeye kuza kandi tugifite guhamya tudashidikanya ko umwami wacu ari mwiza kandi ko tutazigera tumumvaho, izina rye rihabwa icyubahiro. Dusome igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, abasomyi ba Bibiliya, igitabo cya kabiri cy'ingoma, turasoma igice cya 7, dusome ku murongo wa 12 turangize n'umurongo wa 16. Igitabo cya kabiri cy'ingoma turasoma igice cya 7, dusome ku murongo wa 12 turangize na 16. Naho nyine turi busome ahandi turavuga uko umwami ari bushoboze kugira ngo tubane mu mwanya dufite hano, ariko tubane n'intego hanyuma dusenge. Hari ijambo rivuze ngo hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze ritoraniriza aha hantu wahize ho gutangira mu ibitambo. 13 turabanga muri namukanyiza ijuru kurangirwe cyangwa ndetse kizige ngo zonye igihugu cyangwa nohereza mundiga mu bantu banje. 14 none banifuza cyane aravuga ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru babarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. 15 aravuga ngo uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa ahantu. 16 niwo murongo wanjye maze ngo ubu nitoranyirije iyi nzu ayereza kugira ngo izina ryanjye ribe mu iteka ryose
n'amaso yanjye n'umutima wanjye uzarama iminsi yose. Amen. Hanyuma kuri uyu murongo wa 14 hari ijambo nifuza ko tuza gufashanya kugira ngo twese tubane twumve icyo twakora kuri uyu mugoroba. Umurongo wa 14 uravuze ngo maze abantu banjye. Hanyuma Imana ibakura muri en general cyangwa se muri rusange irabazana iravuga ngo nabitiriwe izina ryanjye. Aba bafite uburenganzira bwo kuba basenga, bamenya, bakahindukira bakicisha bugufi, barangiza ngo bakareka ingeso zabo mbi. Nanjye Uwiteka ndi mu ijuru ngahita numva gusenga kwabo naho nari nakinze nkahakingura. Mu yandi magambo biragaragaza ko amasengesho ashobora guhabwa n'uburenganzira bwo gukingura ahantu Imana yakinze, yasenzwe mu buryo bwemewe n'Imana. Hanyuma mwese turi kumwe, hejuru y'imbaraga z'Imana hari izindi zihari. Duhawe uburenganzira bwo kugira umugisha wo gukingurirwa n'Imana. Ubwo ibyo Satani yakinze bisa nkaho sinimbaho nabwo yegetseho, we nta nicyo byaba bidutwaye. Iby'abadayimoni ntacyo byaba bidutwaye, iby'abarozi ntacyo byaba bidutwaye, kuko hejuru y'izo mbaraga zose mvuze za Satani, iz'abadayimoni n'iz'abarozi hari imbaraga z'Imana. Imana itwemereye gukingura ahantu yakinze. Kandi mureke mbere y'uko nibuka mbibutse ko kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira muri uwo mwanya ibisaba avuka, ibisaba uko areshya, ibisaba yo yize, ibisaba uko angana, ibisaba kuba yemerwa n'abantu, ahubwo bisaba kuba yemerana n'Imana gusa. Hanyuma uyu mugoroba wanyemerera tukaba muri uyu mwanya Imana ivuze, hanyuma tugaca bugufi, Imana igakingura naho yakinze mu izina rya Yesu. Ndi kumwe namwe narababwiye ngo hari ibintu bikorwa n'amasengesho, hari ibintu bikorwa n'amasengesho, muzicare mubizi. Hari ibintu bikorwa n'amasengesho. Amasengesho bazabatangarize nizo mbaraga zonyine zikora ibintu izindi mbaraga zose z'isi muzi zikomeye zananiwe. Tubivuze gutya abantu bashobora kutabyumva, ariko mu nyumva mwese muri hano nta diporome n'imwe ibaho watunga dayimoni ngo yegereye. Ariyo muzi? Nta mafaranga warunda hafi y'abadayimoni ngo bikande, ntabwo abaho. N'ubuzanye intwaro zose za Putine ukazizana ukazikocinga ntibyakanga umudayimoni. Ariko isengesho naho ryasengwa n'umuntu udafite n'amenyo utazi kuvuga Yesu Kristo, uvuga Yesu Kristo, ryakwirukana abazimu bakiruka. Turareba tuzamure haleluya. Hanyuma iyo de rapelos ndasaba Imana inyemerere ifashe nawe igufashe tube muri uyu mwuka w'Imana dusenge. Kandi nabyo abantu ngo naho amasengesho yaba atarakora cya kindi wowe ukeneye, aguha imbaraga zigutambutsa ibyo batega byose. Uzagera ku mugambi w'Imana abarozi bahari, uzagera ku mugambi w'Imana abakurwanya bahari, uzagera ku mugambi w'Imana ibihaguruka bihaguruka, kuko hejuru y'imbaraga zabyo hari imbaraga z'Imana. Senga, 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 kuko ibyo tubivuga mureke mbabwire ukuri. Duhagaze hano nuko haba ari umudogiteri wa mbere ku isi, bavuga ati mewa dufite niwe dogiteri uzwi ubadomina bose ku isi. Ntabwo yavuga ati wenda byibura umurwayi ndamureba hano reka mutunge diplome yanjye ikore consultation ntamugezeho, ntibyashoboka. Ariko utangaza isengesho ubu twarisengera turi hano tukabihereza muri Amerika tutahazi. Umuntu urwaye uriyo ikamuterura mw'indwara yananiye isi yose umuntu agacika. Hanyuma Imana yaduhaye password nuko abantu tubikora uburyo butari, ariko nitwemera tukajya mu mwanya Imana idushaka. Imbere y'Imana ishobora byose bizakora ibintu, n'abatemeraga Imana bazayemera, n'abatayishakaga bazayikurikira. Ntabwo ari ngombwa ko tubahenda, ntabwo ari ngombwa ko tubahenda. Imana yaduhaye password ariko abantu benshi ntibayibona. Akenshi abantu basenga, reka mbabwire rero inkingi byibura 5, iminota yacu ndayikoresha neza. Inkingi byibura 5 zakubaka umuntu ku buryo naho yaba ataragera ku cyo asengera, ariko yahagarara mu mbaraga zituma adatinya isi, adatinya abadayimoni,
adatinya abamuvuga, adatinya abamuroga, kuko yasobanukiwe neza iyo asenga ubushobozi bwayo. Iyo utunze urutoki umwana, iyo utunze urutoki umwana uba ushaka umubyeyi w'uwo mwana. Iyo utunze urutoki umwana umubyeyi areba, niho kuvuga ngo uri guhangana n'uwo mubyeyi. Iyo tumaze kuba abana b'Imana by'ukuri, iri turwanya si twe biba birwana natwe, biba biri gushaka Imana. Kuko kubera iki? Nimusoma urwandiko Petero rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 3 umurongo wa 12 haravuze ngo ijisho ry'Uwiteka rihora ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku butaka kwabo kugira ngo yumve ibyo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku ngozi z'ibiri. Bango ugutunze urutoki uri umwana w'Imana, mu yandi magambo igitsure cy'Uwiteka kimuriho, ariko ijisho ry'Imana wari kureba neza. Ntabwo ashobora kukurwanya ngo bishoboke, kuko ukurwanya ni umuremwa, ariko ukurwanira niwe wamuremye, afite ubushobozi. Twazamuye haleluya nanone torero. Hanyuma nabwiye abantu inkingi ya mbere ugomba guhagararamo igihe cyose usenga, ukwiye kuba wizeye Imana. Tuvuge ngo ni ukwizera. Umwanditsi wanditse ibaruwa y'Abaheburayo abazasoma igice cya 11 yaravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Ngo kubera ko impamvu kuduhamiriza k'ibyo tutareba, ntabwo ibyo ureba ubyizera. Niyo mpamvu dusenga, tugasengera ibyo tutareba, kandi ukabirema mu mwuka bikaza byabaye imibare bibarika. Iyo rero ibyo ureba ntubyizera, ibyo ufite ntubyizera, ahubwo ni ibihamya uhamiriza abandi, ahubwo wizera ibyo utareba. Kuduhamiriza ibyo tutareba ari iby'ukuri, kukatwereka ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Icyatumye abakera bahamya neza ngo ni uko bari bafite uko kwizera. Hanyuma rero wagera ku murongo wa 6 ngo umuntu utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana, kuko umuntu wese wegera Imana, murabona ko natwe twaje kuyegera, hakwiye ngo kubanza kwizera ko iyo Mana iriho, kandi kubaho kwayo ntabwo yibereyeho ngo ni ukugira ngo igororere abayishaka. Hanyuma yusenga ukwiye kumenya ko Imana idakora ibyo ushoboye, ahubwo ikora ibyakunaniye. Iyo waza gusenga ijwi ryanjye bishoboka ukaribwira ngo nimuceceke, ndabizi ko ntabishoboye, ariko Imana nsenga ishobora byose. Impamvu naje gusenga njye byarananiye, ariko naje kubibwira nyir'ubushobozi. Aho Satani araceceka, ukaganira na Yesu, ukanezerwa, ukabona Mariya atangiye kuza. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu gitabo bazasoma cy'ubutumwa bwiza bwose ko bwanditswe na Mariko igice cya 11, igihe yarebaga umutini ngari kure yawo, agiye gushakaho imbuto arawubura, ngazibuza araguvuma, ngamaze kuvuma mu gitondo bahaciye Petero asanga wumye uhereye mu mizi. Ngarabe Petero amenya ati umwigisha, wari uzi ko wa mutini wavumye wumye? Yesu aramubwira ati mwebwe nimwizere Imana, nimunizera muzakora ibiruta by'uyu mutini. Ngo kubera ko mubasha no kubwira umusozi ati shinguka aha utange mu nyanja, we mudashidikanya mu mutima ngo n'umusozi uzabumvira. Aravuga ngo ariko kandi cyane igihe cyose musenze mujye mwizera ko ibyo musabye mubihawe, kandi muzagira gute? Muzabibona. Ushobora kudataha ubonye bifatika, ariko mu isi y'umwuka byagize gute? Byaremwe. Kuko hari igihe uva imbere y'Imana wowe ukabona ibyo wagira ariko watabimenye. Mu yandi magambo hari n'amasengesho akora wowe ukabibona, ariko hakaba n'ibyo akora ntubibone, bikaba byabanywa n'abandi. Imana ikomana abantu arise bamureba ngo bakajya bakata amaso babona munsi arabagirana. Wakamubaza ati kuki mupfuka amaso? Ati turabona mu maso yawe harabagirana. Naho yabonye iby'Imana yanditse, ariko ntiyamenye ibindi Imana yakoze. Mu masengesho hari ibyo Imana ikora ako kanya tukabibona, hakaba n'ibindi ikora ntibigaragare, hakaba n'ibyo ikora bizabonwa n'abantu. Hari igihe dusengera hano, haleluya, hari igihe dusengera hano ukajya wumva ari ugufashwa gusa, ariko aho umurozi yari yicaye atekereka imbaraga z'Imana zikajya kumenamo. Hari igihe dusengera ukagira ngo ni ukuvuga gusa, ariko yasanga hari icyo imbaraga z'Imana zagiye gucoboza. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana, iyo dusenga tuvugana n'ishobora byose.
ngo yibere icyubahiro abantu baje mu iteraniro. Imana ibamere umugisha tuvuge cyane haleluya cyane haleluya. Igihe mbere ugomba kuba wizeye kuko Imana ikurera kugukorera ibyo wagize gute udashoboye. Nahoze nsoma kare mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko. Hanyuma ngera mu gice cya kabiri mbona ijambo natangariye. Bibiliya iravuze ngo nuko Yesu agaruka i Kaperinawumu, ngo agatse Kaperinawumu ngo abantu bamenya ko yahagarutse. Noneho ngo baza abantu ari benshi bajya mu rusengero bakajya muri iyo nzu yari arimo, ngo baruzura ndetse bagera no hanze y'inzu, ngo ku buryo ngo habonetse abantu bane nanone ngo bizeye bikorera ikirema baragiheka, ngo barakizana bakigejeje ku rusengero cyangwa se kuri ya nzu babura ahantu bakinyuze, ngo ariko ngo barizera ngo bajya hejuru y'inzu barasakara. Mwarasomye ngo bapimanya neza ahantu Yesu ari, baravuga bati twebwe kugerayo dushobora byatunaniye, ariko ubwo tuhageze barakereka bati wenda kiba imbere ya Yesu cyakira cyapfa ntacyo bakuganyije imbere ya Yesu. Uzi ko Yesu atabonye kwizera kw'ikirema, ngo yabonye kwizera kw'abakizanye. Se muri hano bandi? Yego. Yo mwana, uzi ko umuntu ashobora kuba yaje hano akizera n'abadahari bakabona umugisha w'Imana. Abonye kwizera kwabo, uno mwami ari mwiza, ahera ku byaha. Haravuga ibyaha byawe bimeze gute? Urabibabarira. None ufite abantu batifuza ko twababarira. Buriya mu rusengero kuhazana ibyaha si bibi, ahubwo kubitahana, kuko ivuriro ryose rikeneye abarwayi. Iyo uje hano ufite ibyaha si ikosa, ahubwo kuza hano ukongera ukabitahana niryo kosa. Urabizi neza? Ni nk'umurwayi wageze kwa muganga ntiyivuze, bajya bamubwira ati se urwaye kandi azi ko ari mu mutwe, ngo nimupime kwino, ni uri kwivuza nabi arataha n'indwara imwica, ariko bavuze ati ni mu mutwe, baramuha ibinini by'umutwe abinywe niyizera akire ataha akize. Na hano uje ufite ibyaha nushaka rugambiro ryo mu rusengero warasayishije, twese n'imbabazi za Yesu zitugize abantu. Ibyiza bisigire Yesu utahana ubuzima mu izina ryanjye ryawe. Data we. Hanyuma ngo arabanga ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu bariburanya ngo use muri muntu ki ubabarira abantu ibyaha. Yesu arababaza ngo ese igikomeye ni ikihe? Nuko mbwiriye umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nuko namubwira ngo ikore uburiri bwawe utaha? Yesu yamaze gukiza ubugingo n'imibiri ayigarukaho, ahita aravuga ati ngaho ikore uburiri bwawe ugire gute witaye. Ngo babona arabwikoreye, aho batamuhaye inzira yinjira bayimuhaye asohoka atabinginze, ntabwo yongeye kurira muri aya masengesho. Ariko haleluya torero, Imana ikora ikintu gituma ucaho utajya gunyura muri aya masengesho. Imana igucira inzira aho zari zifunze, aho yari yabuze inzira hasi yarayibonye ataha, nawe utayibonaga Imana iyagucire mu izina ryanjye rya Yesu. Erega n'Imana ishobora byose we. Ngo ahita ko yicuma bazasoma mu gice cya 5, ngo yomokaho bita Magadarina, ngo hari umurwayi w'umusore, ngo yaryaga ngo aterwa n'abadayimoni, bakamuzirika iminyururu bakamuzirika n'ingoyi, ngo akazicagagura. Bageraho barabatereka tumureke agende ajye kugira gute kugwa mu irimbi. Ngo abamumva imwe, Abayisirayeli cyangwa se Abayuda bagiraga uwo muco wo gucukura imva mbere y'uko umuntu azapfa. Nuko natwe arukiyatira kwirimbi barazicukura mbere y'uko abantu bazijyamo. Noneho ngo afata imvi imwe ayibamo ayituramo. Uko yarayituyemo muzasome ngo iryo rimba abantu bari barabicitse muko ngo yo wahageraga yaguteraga amabuye, ngo nawe yo byamuteraga ngo ryazamuka agafata mu yakikebagura. Ngo Yesu ahageze aravuga ngo agiye gukatayo, baravuga ati iryo rimbi nta urijyamo, reba nk'umuntu urwaye abadayimoni wasaza. Yesu ntabwo bibiri bivuga byose detaye, ariko yareba niho kugitekerezo. Aravuga ati rega yaba ari imodoka sinari kujyayo, iyaza kuba ari inka sinari kujyayo, n'indege ntizanjyanayo, ariko misiyo yambanye mu ijuru n'umuntu uko yaba ari kose ndajyayo. Buriya naho abantu bose bakwibagiwe uracyari agaciro mu maso y'Imana. Twasibye aho waba ugeze hose, aho ko waba uri kose, uko waba witwa kose,
mu maso y'Imana uracyafite amahirwe, kuko Imana Yesu yasize 99 ajya kureba yagize gute, ati nayo ni iyanjye. Yesu adufashe cyane. Harapero sakota. Ngo Yesu ahageze ni umusore amubonye ngo yabuze icyo akora, gusa aramubwira ngo duhuriye he mwana w'Imana ihoraho, ngo aramubwira ngo baramubwira ngo utubabare ntutwice urupfu n'agashinyaguro. Yesu arabaza ati ubundi muri bande? Ntabwo ariko Bibiliya ivuga, ariko ashaka ko baravuga ati tujya gusobanura amazina ararambirwa, kuko baravuga ati twebwe turi benshi, turi igitero, turi ingabo, bari kutubabarire ngo tureke tujye mu murima magana w'ingurube. Yesu aravuga ati ingurube niyo yari kuba ari indege nakwemera zigashya, ariko nkarokora umuntu, kuko Mesiya yamuvanye Yesu mu ijuru yari umuntu. Ati hari abantu bagira ngo ni ko Yesu yangaga ingurube. Ntabwo ari uko Yesu yari azanze, kuko azi ko ari ibisimba nk'ibindi byose. Nimujyemo zijyamo, ngo zose zijya mu gacuri zirapfa. Uyu musore ngo aba muzima, ngo batumiye abanyamudugudu basanga Yesu ari kumwe n'uyu musore. Abantu basenze isengesho ribi, njya mvuga nti Imana izambabarire, cyakora amaraso yabo azababarweho ntazambarweho. Nibo abantu basenze isengesho ribi, ngo basanze Yesu yakijije uno muntu, ngo baramubwira ngo tubabarire tuvire mu mudugudu. Mu gihe twebwe tumwinginga ngaze, bo baramwingize ngo agende. Nibo bantu nzi basenze isengesho ryo kwirukana Yesu. Tubabarire utuvire mu mudugudu, mu gihe twe tumuhendahenda ngo aze tubane, bo basanze bamwirukana. Ngo Yesu ngo ako kanya wa muntu arabwira mureka ngo ukurikira, ngo ati ntumurikire, genda uvuge ibyakubayeho. Ni naho maze iminsi nibaza, Imana ikora ibitangaza kandi natwe ibidukorera. Ariko nkibaza, hari igihe kenshi njya mbona mu matorero amwe namwe bavuga ngo Imana yakoze ibitangaza bikomeye, kandi koko Imana irakora. Ariko ukabona amagare wenda bahagurukijemo ibirema barayabitse, niba bashaka ko abandi bazaremara bakayabaha, simbizi. Ntabwo Yesu yakijije bimusaba kwirata, ntabwo yiratawe, kuko uwo wakijije uzajya kumwamamaza, ntabwo bimusaba kwiyamamaza. Benshi hano bageze ngo bati muramenye ntimugire uwo mubibwira, ariko kuko wakijije yakize aragenda ajye kubisobanura. None twebwe uno munsi ikidutera ikibazo ni kimwe, umuntu ajya hariya akatubwira ati njye nakijije ibirema byinshi biragenda, kandi Yesu yakizaga ibyo bamuzaniye, ariko n'ibyo anyuzeho mu nzira yarabikizaga. None wowe nta na rimwe turabona byibura ubwo ati koko Imana ndayifite, ca hariya ku muhanda urebe kuri uri gusabiriza, umuhagurutse turebe. Kuki uhagurutse abaje gusa? Rimwe na rimwe njye naragira ubwoba, mwese muzambabarire murebe, ni hehe habaye ikirema kigendera mu kagare kikaba muri karitsiye umwaka 2, 3, abantu bose bo mu murenge cyangwa bako kagari bakaba batakizi? Haraho muzi? None se kukibikira ibyo birema bigashimira aho byakiriye gusa, ntitwumve muri karitsiye iwabo aho byabaga byasubiyeyo? Mubanze mwibaza aka kantu, kuki badasubira iwabo ngo bajye gushimira banagaragaze ko Imana yakoze iyo mirimo? Iyo bakiriye aho ngaho niho batura. Aha rero n'ushobora kwibaza ko bati bashobora kuba ari n'ibintu badufena, bakazana abantu bicaye mu bimuga mu tugara aribo babicajemo, none bakavuga kuki uwo muntu akira, umuntu akize muri karitsiye yataha iwabo agatanga bwa buhamya. None tubonye amagare arenga 20 mu rusengero, ntawe urasubira iwabo agatanga ubuhamya. Aho hantu bakirira barakira bakajyayo. Mujye mushyiramo ubwenge, rega gusenga ugomba kujyana n'ubwenge. Amagare arenze 20 muri iki gihugu, ntawe turabona ko ategeye kwa runaka narahagurukiye ubu ndagenda muranzi ko nari ikirema. Ibyo bintu mubona nta tuntu turimo. Ahubwo no kugenda bene bakaba ari umuntu bafata batazi turutse kure bakamwicaza mu kagara kawegera gutya, yarangiza bakavuga batigire muhagurukije, nasubira iwabo noneho tumubone. Yesu yaramubwiye ngo genda ujye guhamya ibyo wabonye. Uyu muhungu ajya kuvuga ubutumwa bwiza, ndarimo arusubira. Uza abantu baje kuri Yesu uwo munsi ntabwo ari ubahamagara, barizana. Mureke Imana idukoreshe bizaza n'abandi. Mureke Imana idukoreshe. Haleluya torero, haleluya. Mureke Imana idukoreshe, iracyakora. Nuko gusiba n'abandi ikoreshe mino minsi biyamamaza ntibongere kwamamaza umwami, ariko Imana izidukoreshe. Abantu bazizana bazaza. Mureke Imana bazaza, tuzagira isengero, tuzagura bazaza, kuko iyo dukora n'Imana ishobora bingahe byose. Ntabwo
dukeneye kwiyamamaza, dukeneye kwamamaza uwaduhamagaye. Hanyuma ngo aho ngaho Yesu amaze kumubwira ngo genda muzasome, ngo hahise haza umugabo witwa Yayiro, ndi kwihuta, aramubwira ati ariko nge ndwaje akana. Yayiro byari bisobanuye ngo yari umutware w'isinagogi. Isinagogi byari bisobanuye nka pasitori, nawe yari umukuru w'urusengero. Nabo ntibisobanura ko batahura n'ibibazo, uretse ko umwami wacu ahora ari maso. Ngo batangiye aramubwira ati ndaje njye gukiza ku gakobwa kawe. Ngo bataragenda, mwumva ukuntu Yesu ari mwiza. Ngo hari umugore wari umaze imyaka 12, muzasome 25 igice cya 5. Ngo ababazwa n'abavuzi barimo batambukana na Yayiro. Ngo ayumva urusaku rw'abantu bakurikiye Yesu. Aravuga ngo ndwaye indwara, natanze ibyanjye byose mbimarira mu baganga n'abapfumu bagerageza biranga, ariko menye ko Yesu anyuzeho. N'indwara ndwaye ntiyemeye ko njya mu bantu, ariko Yesu we ntarobanura. Ngo araza aca mu bantu. Ngo yari yizeye mu mutima, yaragize gute yewe, yari yizeye. Ngo yaravuze ngo si ngombwa ko Yesu andeba, si ngombwa ko Yesu ankoraho, si ngombwa ko Yesu tuvugana, naho nakora ku nsunda y'imyenda ye gusa ndakira. Ngo arabyigana, mana ngo arabyigana, arabyigana. Ngo araza aca mu bantu, arababyiga, akora ku myenda, ngo agikoraho yumva ya soko y'amaraso irakama. Haleluya, iriko irakama. Asubira inyuma aravuga ngo bwa bundi wa mwami w'abamara cyakora. Ngo Yesu amenya ko hari umuntu ukoze imyenda ye. Ngo arahindukira mu bantu aravuga ngo ninde ukoze imyenda yanjye? Petero aramubwira ngo twese turimo turagukoraho, nawe ukabaza ngo ninde ukoze imyenda yanjye? Aravuga ngo ntabwo ari icyo mvuze, hari imbaraga ivuyemo. Iyo umuntu akoze kuri Yesu, hari imbaraga iva muri Yesu ikajya kuba mukozeho. Niba yararwaye arakira, niba yariraga arakira, amarira ararangira, niba yarafite ibikomere biromorwa, niba ari ubukene burakira, niba ari intege nke zinarangira, niba ari amoko arapfa. Iyo umuntu akoze kuri Yesu, hari imbaraga imujyamo, ibyo yarimo bitarangira. Yesu adufashe cyane. Ndagusaba gukora kuri Yesu, byigana mu mutima, ukore kuri Yesu. Ikibazo wazanye urataha gikemutse. Nta kintu cyageze kuri Yesu ngo gisubire yuko cyaje, ntibishoboka. Icyo wazanye cyose utaha Yesu yagikemuye y'umukoze. Umutima wawe ukore kuri Yesu uyu munsi. Wakoze ku bantu igihe kirekire, ukora ku bibiri, ariko uyu munsi ukore kuri Yesu, urataha bisobanutse. Twamuzamuriye haleluya, rero haleluya. Yesu Kristo we, mande palasi foriasta pekoria deva. Ngo aho ngaho bituma Yesu ahatinda gato. Umwana wa Yayiro arapfa, birarangira. Umugaragu araza aramubwira ati reka kwirirwa uvuna umwigisha, umwana yapfuye. Yesu aramubwira ngo reka kwita ku magambo y'uwo mugaragu, izere gusa arakira. Baratambukana. Ashimira umwami w'abami, avana imbaraga zikiza ibicurane, ntihavana n'imbaraga zizura uwapfuye. Nta muterankunga akeneye. Mwaje gusenga torero, uyu munsi ujambo dusenge dutsindure ibyari bikiza mu izina ryande ryabo. Ngo bajyana na Yayiro, bagera mu rugo asanga abantu bararira ati abantu bari bararira, harimo n'abarira kandi batarizwa nuko wagize ibyago mu mitima bakumwaza. Nawe se yabona reka yumve, kuko ntabwo abantu bose barizwa n'ibyago bagize, harimo n'ababaje kukujora. Ariko turashimira umwami karenga abatujora n'abaturirira, agakora icyamuzanye. Biravuga ngo arababwira ngo ntabwo yapfuye, yasinziriye. Harimo abakuru bazi gupfa icyari cyo, kuko Yesu yagaragaraga nk'umusore mu buryo bw'uko bamubonaga, ariko yahozeho kuva kera isi itaraba. Ngo araza ngo abaheza bose. Imana ifashe iheze ibyakuzaga kugera ku mugambi w'Imana. Imana iheze ibyakuzaga gutambuka. Ngo abaheza bose, ngo yinjirana na Yesu na Mariya, nako nabigishwa be, ngo na se na nyina wa mwana. Ngo aragenda akora kuri wa mwana, aramubwira ngo tarisa 10. Ngo bisobanura ngo gakobwa byuka. Ngako kanya karabyuka, ngo ahita avuga ngo nimuhe ibyo kurya karya. Ngo akana kararya, basohokana na Yesu batemberana. Nimwibaze namwe, iyo umuntu agiye muri koma, niyo yayivuyemo, hari igihe bamwigisha kuvuga no kugenda. None Yesu we arazura wapfuye, ntanoroherwa, agahita akira, bagahita batembera. Ahavana imbaraga zikiza ibicurane, ahavana imbaraga zizura uwapfuye, ahavana igihumbi, ahavana miliyari, ahavana taransiporo, ahavana n'imodoka, ahavana
we ahavana n'inzu ni umwami w'abapfa mwamuzamuriye icyubahiro yesu we ndumva ntazi ukuntu ari bubigenza. Twaje gusenga, nababwiye ngo gusenga ni urufunguzo rukingura imiryango. Hanyuma mwizere umwami w'abami, mwizere Yesu. Hejuru y'uko amaboko y'abantu ananiwe y'Imana bagihari, hejuru y'uko abantu bamutaye Yesu abakiri aho ngaho. Mwanari nababwiye ngo mu buryo bwose bushoboka niba ari Imana wiringiye, abakurwanya ntuzapfa mbere y'uko bapfa, nta nubwo uzaseba mbere y'uko baseba, kuko Imana irebera umuntu wayo n'abamurwanya naho baba bahari. Abarwanije Yosefu kugira ngo batamupfukamira bamupfukamiye banarira barira. Hamani warwanije Morodekayi kugira ngo amupfukamire, Morodekayi ati nge zubaha Imana sinzapfukama. Byarangiye Hamani bamumanitse, Morodekayi bamutambagiza umurwa baranamuzamura. Abafashe Danieli kugira ngo bamuteranye n'umwami bamute mu rwobo rw'intare, yagezemo araryama arasinzira, umwami ararakanuye. Bamuvanyemo abamureze barabarekuye ngo zibasanire twajya zibamenagurana n'amagufwa. Ibikurwanya niba ari Imana usenga, humura byikarakase ntacyo bizagutwara, Imana izagaragaza imbaraga zayo. Mwayikomeye amashyi menshi niba ntacyo bibatwaye. Itorero tukayizamurira haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Iyo umaze kwizera Imana, hanyuma umuntu wese ukeneyeho ubuzima, ukeneyeho kubaho, ukeneye uzi ko ari ukubeshejeho, ntabwo bigusaba ko abantu bakwinginga kugira ngo ushake icyatuma we hagati yawe nawe hatabonekamo agatotsi hagati y'umubano wawe nawe. Niyo mpamvu nta buryo wakiranuka utarizera Imana. Ukiranuka nuko wamaze kuyizera. Biravanga Aburahamu yizeye Uwiteka, ngo Uwiteka ashyizemo ikimenyetso cyo guteranya asanga ari purisi, asanga ngo byuzuye yuko ari byiza. Njya mbitekereza, Imana nabwiye njye mfite umudamu uyu munsi tumara imyaka 14, ibyo akunda n'ibyo yanga ndabizi. Mu myaka 14 ishobora ko tumaze tutaratongana, si uko ari marayika cyangwa ngo njye mbi Imana, ariko mbazi ibyatuma arakara nkabyirinda, nkabazi ibyatuma nezerwa nkabishakisha hasi no hejuru kugira ngo munezeze. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero, nawe iyo Imana umaze kuyigira ubuzima, bati Imana niyo itumye mbaho, warabimenye, warayizeye, ugomba gushaka icyo bita gukiranuka ubikora. Iyo ni inkingi ya kabiri, gukiranuka ubikora, nta muntu n'umwe ubigutegetse. Kandi mwese abantu mwizera mwasomye Bibiliya mubana n'Imana, nta na rimwe Imana igica ku mukiranutsi itavuze, kandi mutaka amasezerano meza gusa. Sinzi impamvu bitunanira, mujya mubibona mwese. Muzasome urwandiko bandikiye Abaheburayo tweze tuvugaho, igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, cyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Yesaya yavuze ukuntu abantu bazapfa nabi, here mu gice cya mbere avuga ukuntu n'Imana yanze n'amateraniro, ariko ageze 3 umurongo wa 10 haravuga ngo ariko nanone iravuze ngo rangurura mu mujyi no mu cyaro, mu biza n'abatariza barebare n'abagufi, uvuga ko abakiranutsi bo bazagubwa neza. Nta na rimwe Imana ica ku mukiranutsi itavuze. Rero uzambabarire, kandi gukiranuka birashoboka yemwe. Hari wacanye ngo guhinduka birashoboka, ngo biterwa nuko umuntu yahisemo, ngo byaba bibi cyangwa byiza, ngo ubigiramo uruhare. Murabona ko mwese mwaje mwambaye imyenda mwambaye ntimwayisengeye, yagusabye gutoramo iyo ushaka urayambara, kandi ufite indi itari yo ngiyo. Ni igisobanuro ko n'ibindi wabikora. Se baranyumvisha aba bantu badi, ni igisobanuro ko n'ibindi wagira gute wabikora. Niba uzi kureba umwenda ukabati ndaza kwambara uyu nguyu bijyanishe n'uyu, ni ukuvuga ngo n'ibindi byose wagira gute wabikora. Ubu ni munataha ntabwo biza kubasaba kugira ngo musenge cyane kugira ngo mutarara n'inkweto muzi kuzikuramo, ntabwo bisaba ko Imana izikuramo. Se baranyumvisha badi, cyangwa muze kuzirarana murebe ko Imana izikuramo, mugerageze ntazo yabakuriramo kandi ntibyayinanira. Ariko ibyo ngibyo yarabiturekeye ngo tugire gute tubikore. Gukiranuka ntabwo waryama ngo birote ngo Mwami Yesu ngo ndabirose ngo uke wakiranutse. Ni intambara. Ikiyemwe muri 1:8 mwarabyumvise yavuze ngo mu ntambara ndasana mfite umugaba, ni Umwami Yesu. Nitubamwe nzahora ngira gute
tubaye hamwe na Yesu kunesha birashoboka, tumurekuye gutsindwa bitabishoboka, kuko imbaraga ziduha gutsinda ziva muri Kristo Yesu. Ko mwavuze cyane ngo amen atorero. Gukiranuka rero ndasaba ngo mubigire intego, mubigire umwambaro, mubigire ibyo kurya, mubigire bibe mu buzima. Ntabwo ndabona ubwo bose muzaba mwumva tuvuga abantu bagiye batabarwa muri Bibiliya, abenshi batabarwa nuko babaga bubashye Imana bakayubaha. Daniel yabwiye umwami Dariyo aje kumubwira ati ariko Daniel, Imana ukorera iteka yashoboye kukurinda. Aravuga ngo nagaragaye mu maso yayo nta cyaha, kandi nawe nyagasani sinigeze ngucumuraho. Byatumye Imana yohereza marayika wayo araza abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Bahita bativamo. Iyo umuntu akiranukira Imana imuhozaho ijisho. Iyo umuntu umutunze utadakiranukira Imana, uba utunze mu mboni ijisho ry'iki mukiranukira Imana. Torero amen. Torero amena. Torero amena. Ni ukuri iyo ukiranukira Imana naho abantu batakwitaho, iyo ubwayikwitaho, naho abantu batakwemera, iyo ubwayirakwemera, naho utagira abasekirite bakurinda, ubwayirakurinda. Si ngombwa kugira aba bodyguard, yikubera bodyguard. Hari igihe umuntu ajya gusenga ngo Mana ngo ndasenze ngo manure ibizima ngo n'abakuru ngo n'abaserafi ngo n'abamarika baze kundinda. Ni ukuri kw'Imana barinda gukiranuka ufite. Iyo ntabwo uhari ni ukuri ntabwo Imana yakwiga imanura n'umumarayika umwe uretse n'ibizima byose. Ariko iyo ukiranuka, ibizima bakuru abaserafi bahabutiri ubahamagara ko mwampereye Imana icyubahiro. Mbese uburinzwe kurusha uko umuntu arinda imboni y'ijisho. Yesu adufashe cyane. Ariko haleluya. Reka mbabwire icya gatatu. Icya gatatu, ntuzabeho ubuzima butagira ikintu wakwibutsa Imana. Ubu tujya tugira abantu basenga, ariko ni ukuri mu masengesho yakaba nta kintu yakwibutsa Imana. Murabyumvise? Amasengesho atagira ibikorwa ntabarwa. Nimvuga ibikorwa ntimufatire ku byo mutunze. Ibyo mutunze ni byiza nabyo ndabivugaho, ariko cyane niba yobora nk'uko bitegetswe, ku buryo Imana ikuntu uhagaze akavuga ati trebye, ntabwo abantu bose baba ntacyo bataje, ariko yo mubonye ndanezerwa. Niba uririmba, hagarara hano uririmba uvuga ngo ndi kuririmbira ishobora byose. Aha mpagaze meze nk'uhagaze kuri stage y'ijuru, hagaranye n'ibizima n'abakuru n'abamarayika mu mutima nyine bari baduhimbazanya. Ntubite kuba muri kumwe umere nkaho ari iyo Mana uri gukorera. Niba usenga, senga nk'uko bitegetswe, niba uri umunyamasengesho. Niba uri pasitora nk'uko byemewe, ijuru ribyanzure. Niba uri umuvugabutumwa, bwiriza wereka abantu Imana ibyo ntihaba, uko yabivuze niko nari kubivuga. Imana ibyandike. Yesu adufasha cyane. Abantu naho batabibara, Imana irabibara. Si ngombwa ko abantu babyemera, ngombwa nuko Imana ubikorera ibyemera. Izakwita. Ariko haleluya. Ariko mubare mumbwire, niba mwebwe mujya mugira kwibuka abantu babagiriye neza, ntimujya mwibuka abantu babagiriye neza? Kandi nta gitabo cy'imirimo mugira. Hari icyo mugira? None ubwo Imana ishobora byose ifite igitabo cy'imirimo, nizabura kuzirikana igikorwa cyose wakoze ari Imana werekejeho. Icya kabiri, muri mwebwe hari uwajya gusenga ngo abwire Imana ngo Mana ngo nkumugisha kuko nzi kurya cyane. Hari uwawuyoka Imana? Hari uwakwibutsa Imana ngo Mana ngo nkumugisha ngo njya kubingo ku ifiriti, ngo njya kubyohajyaho mayoneze, ngo njya kuba Imana none ngo nkumugisha Mana we? Hari uwabyibutsa Imana? Ariko se nta muntu urapfukama agiye gusenga yaragaburiye umuntu atanari wabyibutsa Imana, Imana ikavuga ngo nta nzara izakurya kuko utajya urya wenyine. Igisobanuro k'ibyo urya ntaho byandikwa, ahubwo ibyo utanga nibyo byandikwa. Sabaranyumvishe bandi? Umuranyumvise? Ibyo urya bica hano muri saro bigasohokera hano mu gikari, ariko ibyo ugaburiye abandi mu ijuru barabyifura. Muranyumvishe? Ubu ibyo wariye byose ntaho byanditse, ariko ibyo wagaburiye abandi biranditse. Imyenda ufite muri garderobe ntibarwa, ariko yambitse abandi Imana irayandi. Niyo bagenda ntabwo Imana ireba abayambaye, ireba wowe wabibambitse. Abantu bari hano,
amafaranga ufite kuri konti ntabarwa, ariko ayishyira mu cyatimi n'amaturo yifashisha abantu mu ijuru barabyandika. Mujye muzirikana gukora igikorwa Imana yandika. Ni gupfukama. Mwese ko muri hano mwasomye igitabo cya kabiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mugasoma mu gice cyaho cya 9:36 Tabita apfa, bakubwiye ko abagore bariraga bazunguza iki? Ntabwo Tabita yagenda, yatuboheye imyenda. Iyo yaba ari amarira yagaruye Tabita, bari kurira bakazura abagabo babo, ariko kuko abagabo bapfuye ari saa kintu ntabwo babarwa. Ariko Petero ngo yegera abantu, ngabakiza ku ruhande, yegera intumbi, abaza Imana ngo hari undi Tabita urarema mwino karitsiye? Imana ishatse mu bantu iburamo Tabita, bati niba ntawe rero mubagarurire. Tabita agarurwa n'imirimo yagize gute yakoze. Nubwo ntuza yaje gupfa nabi Hezekiya muvuga, yagaraye nuko ari umwami, ngende umwami ngo ntaho najya, aravuga ngo nubwo kugenda simbyanze. Ngarahindukira areba ivura, abwira Imana ngo ubyo usanzwe kwifuza ko umugore guherera ku mugabo, impamvu ngiye ivure nemeye kuba umugore, none ngo mbaye umugore, wowe ni wowe mugabo uri hano imbere, kwifuza kwanjye nkwerekeje. None naho wabyibagirwa, wibagiwe ko nagenda imbere ngakora n'ibishimwa nawe. Ngo Imana itubwira Yesaya, akanwa kamubwiye gupfa karagarutse karamubwira ngo ukuntu Uwiteka Imana ivuze, iravuze ngo kubaho kwawe yongera imyaka 15. Mujye musenga ukuri ibintu Imana yareba ikabibuka. Torero haleluya, mubeho ubuzima. Ntabwo Mana we, ntabwo mbyibagirwa na rimwe muri Covid. Umuntu naberaga mu nzu yarambwiye ngo ko bakinze insengero n'abagute, madamu niwe yabibwiye, madamu arazara bimbwira byaza kuba birebire. Ariko nyanibuka muri Covid icyo gihe nagize gutya, nateranaga kuwa kabiri nk'umuryango nka family. Umunsi umwe haza kuza abantu bageze kuri 37. Icyo gihe ndabagaburira, mbwira madamu muteke n'inyama kuko Imana yari yampaye uburyo bwo kurya muri Covid. Bamaze kurya baragenda, buke twongeye guterana tugeze ku bantu kuri 70. Sinzi ko bari bararikanye. Sinyagira icyuma cy'amasesho ngene nabikoze gusa kugira ngo twivomere tubone agasoko twavomeraho. Nabo ndamubwira nti buri muntu nashaka bakanyama, ariko akarye gato, ariko akarye barye n'umuceri, barye n'ifiriti, ndateka ngura n'ishushu banywa n'icyayi. Kuva icyo gihe napfukamye ahantu Imana irambwira ngo nta nzara izongera kugera iwawe. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Kuva Covid yaba ndi ibihamya imbere y'Imana. Ntabwo iwanjye harinjira ikiro cy'umuceri. Nabwiye nti umudayimoni yapfuye kera, ntabwo harinjira PS y'ikaroni. Umudayimoni yapfuye kera, haza ikarito. Ntabwo harinjira litiro amavuta, haza 5 litiro. Kuko harabona uwo muzima arapfa. Iyo ukorera abandi Imana irandika. Kuva icyo gihe nibwo namenye nanjye kuba najya mu isoko nkajya kwigura, ubundi nambaraga ibyo bankunguriye gusa, ariko ubu nanjye njya mu isoko ngashyiraho senzi nkagura akantu kajyanye n'uko nshaka. Mukorere Imana imwanyisuka, ntugasenge nta kintu ufite wakwibutsa Imana. Iyo rero gihari, ari abantu bigeze mbwira, ntabwo nari imaringa, ariko bagiye gusengera umuntu ngo Imana irababwira ngo nimumbaze mbere ari ikintu afite yanyibutsa, kandi amaze imyaka irenga 10 ari umukristo, ngo arishaka ngo buri kintu yakwibutsa Imana. None wenda ngo sugonde kumurinda ngo amara iki ko n'undi ntacyo amaze, ngo bavuye mu rugo bageze ku irembo bababwira ati wa muntu arapfuye. Tukora uburyo ari Imana yakwibukira. Yesu adufashe cyane. Torero muri hano muranyumva, mwambereye Imana icyubahiro n'atuba twayitisha amaboko. Tuba mu rusengero, nigeze mbona rusengero, nigeze mba mukabona umuntu yemera akaba yakwambara nabi kugira ngo agaragaze ko akennye ngo bamufashe. Urivunira ubusa, jya wereka Imana umutima, abantu bazagufasha bakurambirwe, ariko hari Imana itazakurambirwa. Hari Imana igufasha abantu batafasha, kandi abo ukeneye ubufasha iyabahaye nawe yaguha. Reza amaso abantu, ukuri nk'ukorera Imana, Imana izakwibuka. Torero muzamure haleluya, Imana izakwibuka. Ubwo nicyo bita imirimo. Kane reka nihute na Yesu we. Kane reka mabwire ngo iteka ryose mujye mubaho ubuzima budasenga amasengesho, mudazasenga amasengesho ari contraire n'ijambo ry'Imana. Mujye musenga amasengesho muhuza n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Muranyumvise? Iyo uvuga ngo giti cy'inganzamarumbu ngo samba itarumba birashira, ntabwo ibyo bikanga Satani.
ntabwo Yesu abwira Satani ngo ngiye ngo nasenze ngo kandi Imana yavuganye nanjye. Hoya, aramubwira ngo haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo amagambo ava mu kanwa k'Imana niyagira gute yamutumye. Umupfakazi uhita ujya muri 18 Luka kavuga ati Mana nje imbere yawe. Niwe wavuze aya magambo, wavuze ko uyu mupfakazi yatitirije umucamanza, kandi umucamanza atubaha Imana ntite no ku bantu, ngo ariko ageze aharambirwa arabati ndamurengera ngo adoraze imisasa akanduka. Ku murongo wa 6 navuze ngo uzarengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Ndagushimiye ko uzi ko ku manywa basenga na nijoro bagasenga, amasaha yose basengeye zikunyumva. None Mana ndengera, niwe wabivuze Mana. Imana ihagarara mu ijambo yavuze igakora igitangaza. Haleluya. Niba muzagerageze musome igitabo cya 2 cy'Ingoma kino twasomye mu gice cyaho cya 20. Aya magambo twasomye kuko n'ubundi masange ariko ndabona uburyo nyasubiramo. Muzasome muzarebe. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo witwa Shafati yari yaragiye ku ngoma ariko yubaha Imana. Ngo yubashye Imana, ngo aza gusanga hari umutwe w'Abamoni n'Abamowabu nabo ku musozi wa Sayiri, ngo bamuteye ari abami 3. Abantu bava kure bavuga ati wewe twakugiye n'inama gukiraho umutwe w'abasirikare, ngo ukajya uvangura kiranuka ngo urasenga. Abami 3 baguteye uzabacika ukoresheje. Ngo ahita yihata gushaka Uwiteka, ngajya imbere y'Imana arapfukama, ngabwira abayuda bose baraza, abakuru n'abatoya bajya imbere. Murakoze ko mwaje. Arababwira ngo uyu munsi murabona ibyango twagize, ariko twe ntabwo twabishobora, ariko mu ijuru hari Imana yavuze itabeshya. Nibwo yapfukanye arabwira ngo Uwiteka we, si wowe Mana, si wowe Mana ya Isirayeli, si wowe wadukuye mu maboko ya Farawo ukatuzana iki gihugu ukagira inshuti yawe Aburahamu, twebwe urubyaro rwe tukakibamo, twageramo hano tukakubakira inzu. Waravuze ngo dukikira Abamoni n'Abamowabu tukabaca ku ruhande, n'abo ku musozi wa Sayiri twarangiza tukubaka inzu aribwo buturo bwawe bwera. Tukimara kuyuzuza, uzi ko twasenze tukavuga muri duhura n'ibyago cyangwa inzara, inkota n'indwara na mugiga, tukaza tugapfukama imbere tugasenga, nawe uzumva ugatabara. Imana ati none kandi mu kuboko kwawe ntiharimo imbaraga n'ububasha bituma nta mwami w'umunyamahanga watinyuka guhagarara imbere yawe. Ati niko bimeze. Ati nose ntiwavuze ko nitugutabaza nawe uzatabara. Ati twebwe nta mbaraga dufite zarwana n'izi ngabo ziduteye, ariko ni wowe duhanze ama. Muri iryo teraniro hahanuye umuhanuzi utarigeze hanura ntiyanongeye, bita Hazayeli. Aravuga ngo ni mwinshi Uwiteka Imana avuze, nibyo muburanye byumvise n'ibyo mubwiye yabyumvise. None mwami wa Shafati namwe Bayuda namwe nimugire ubwoba, urugamba sirwana, Imana ije izirwanire. Imana yararwanye ku rwego itsinda mu bami bo bahagera bikorera iminyago batahana iminyago. Iyi yabikoze niyo twaje imbere yayo, iyabatabaye niyo twaje gusenga. Nta gihinduka, nta girwara, nta gisaza, ni Imana imwe. Torero haleluya, torero haleluya. Ni Imana imwe, ni Imana imwe. Ase palos. Inkingi ya 5 mbasabe mu buzima bwanyu, nimusenga mujye muhamagara Mwuka Wera azabane natwe, kuko umwuka dusengera no mu ntege nke zacu. Iyo tumaze kwizera Imana tukagira gukiranuka, tukagira imirimo igaragaza Imana yacu, tukaba mu ijambo ry'Imana, niyo turi mu ntege nkeya Umwuka Wera w'Imana adusengera. Muzasoma urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo wa 26, nuko niko Umwuka Wera adusengera mu ntege nke zacu, kuko tutaba tuzi ko tugomba gusenga. Ariko ugera mu ntege nke wajya gusenga ugasenga wumva ushaka no gutuka Imana, warwana ariko Mana ngo wowe urwaye ngo kumva uko bimeze, ngo Imana urumva uryohe. Ariko Umwuka akavuga ati ntago ari uko yabyanze, yababaye cyane, Umwuka akabigorora akabipronosora, Umwuka arabigorora. Niyo mpamvu na Yesu yavuze Yohana 4:23 ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka kubenabo ari mu bagira gitetorero bamusenga. Mwazamuye haleluya, mwazamuye haleluya, mwazamuye haleluya. Ndashaka ko uyu munsi bizibura Imana ikumpera urufunguzo rukingura umuryango wari warazi gukinguka.
iyo tubivuga rye mutabyumva. Yavuze ngo ariko abantu bitiriwe izina ryanjye ubambwirire ngo bo nibasenga bakicisha bugufi bagahindukira bakareka za ngeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo ngize na cya gihugu nanateje ibyago. Mu yandi magambo ubu twasenga uku turi hano, Imana igakiza igihugu, Imana igakiza isi, Imana igakiza imiryango, Imana ikadutabara abantu bakabona Imana. Nibyo torero. Hanyuma ariko amen. Hanyuma reka mbabwire ukuntu gusenga bikingura dushaka twisengera. Kandi tuza gusubira kuri ya nzu i Yerusalemu twasomye, tugaruke kuri ya nzu Yerike, ya nzu Korode turi hano. Impamvu Pawulo yandikira Abanyekorinto mu ibaruwa ya mbere igice cya 3:16 yaravuze ngo mbese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, ngo nukora mu rusengero rw'Imana, Imana izagira gute? Izamutsemba. Ngo kuko urusengero rw'Imana ni urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Ubu twakuriye rwa rusengero turuzanye kuri wowe. Imana igiye kumva gusenga gusengerwa muri ako kanwa. Imana igiye kumva gusenga gusengerwa haha. Haleluya. Imana tola perakota. Niba mwarasomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wawo wa 25-26 haravuze ngo mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, ijwi ry'umuhezi irabumva. Uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zigira gute? Zirakinguka. Hari urufunguzo bashyizemo. Iyo basoje se twaje gusenga, hari ubwo irwana n'ibiri kwa muganga si Imana imwe, hari ubwo irabanura ku butoni si Imana imwe. Ndasaba ngo mu mutima wawe uhindukire dusengane muri aka kanya. Icya kabiri, iminyururu yari ku maboko yabo igira gute? Iradohoka. Aya mapingu hari urufunguzo bashyizemo, Imana yabakingiye se kwicara imbere, torero ntabwo ariyo twese. Ndagira ngo aka kanya Imana igaragarane nawe. Hari ibintu byari bikize ku buzima bwawe, akira urufunguzo Imana igukingure, akira urufunguzo Imana ihindura ibyago. Haleluya. Akira imbaraga zimenagura imbaraga z'abadayimoni. Mw'ijuru hari Imana ikingura, niyo twaje kwicara imbere. Iravuze urubaza abantu bitiriwe izina ryanjye niyicisha bugufi bagasenga, nanjye nzumva ndi mu ijuru. Imana yumva gusenga kwawe mushiki wanjye, Imana yumva gusenga kwawe mwene data, Imana yumva gusenga kwawe bageze hano imbere y'Imana. Mw'ijuru hari Imana yumva. Haleluya. Isengesho ryiruka kwita mesaje, wakwandikira umuntu mesaje igatinda kugerayo, ariko isengesho ryagerayo mbere. Isengesho riranyaruka kurusha icyogajuru. Nta muntu uzi ahantu Imana ituye, ariko isengesho rirahazi. Isengesho rikiza indwara z'abarikura rutagera rutazi rigerayo. Isengesho rijya guhindura ibyanze guhinduka, biterura ibikono bagushyizemo bitabimena utazi aho biteretse. Isengesho rimanura uwo bamanitse, isengesho rihesha agaciro ibyo bataye mu mazi. Isengesho ririnjira n'ikuzimu bigapfa gutesha inama z'abadayimoni, bikabatesha agaciro. Dusengane Imana muri aka kanya, torero muhaguruke dusenga. Ibihe nsenga Uwiteka wintabira mu mpagarara, ngo nigiraho ndatari muga n'ibintu na byose. Mu gihe cy'umubabaro bihumuriza umutima, sindubuka ndamunyanzi. Mu bihe by'ibyago gusenga, mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'umubabaro bihumuriza umutima, sindubukana umwanzi. Mu bihe byiza, mu bihe byiza byo gusenga, ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko ategereje babamusanga abakenuye. Namwihereje rwose ubu, kuko yampamagariye niringiye bwa muntu. Haleluya. Nongeze ibihe byo gusenga.
nyuma mutazi kuririmba ariko ntacyo ndakabarimbiye ibuye senga Uwiteka ninyemeza yuko asubiza banamo ntibishoboka muri no jambo wihemiremo wowe n'Imana yawe twe tugiye gusenga tubango twakira urufunguzo rujya gukingura ibyananiranye Data mu izina rya Yesu Kristo pela fola pela kita shepa la boria deva uyu munsi ugomba kwinjira utajyaga winjira izi mbaraga z'amasengesho zigomba guhindura ibyaza guhinduka ku buzima bwawe pela folia fe ugomba guhozwa amarira n'Imana ugomba kubohorwa n'Imana ugomba gukiza indwara zananiranye n'Imana ntabwo ari twe dukiza ariko iyo dusenga turanyizera habitaso beta wakifo Perifa pase merikonya deva haya wistifa imbaraga zavuye ku badayimoni turazirukanye imbaraga zahoraga zinaniza abana b'Imana turazirukanye ibirara ryituma hejuru y'amazu bikabatera ubwoba turabyirukanye tuzavuye kwizera biravuze ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse ntabwo naho yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe barimo teraniro birukanye indwara iziri mu maraso iziri mu mitsi iziri mu magufa iziri mu misokoro iziri mu nyama iz'uruhu izo mu mutwe iz'inda ibihaha impyiko yaseze pelafo ripate fostas pelaforia de star nta marira utahoza hoza aya marira nta gikoma utakuramo nta gikomere utakomora ope fostas bamuri mu bikomere nta nzara utamara gaburira abasore nta nzu utakwibaho ubakira abangaba babone epana pefa uzinjiremo ukora ibintu bigaragaza kuri Imana twizeye ibanije Satani nasenze mwese yakira urufunguzo rukingura ikintu cyari cyarananiranye nasenze mwana dore barahindukiye bavuze ngo amaso yawe arimo arareba gusenga gusengerwa amatwi yawe arimo arumva gusenga gusengerwa kandi utoranyirije aba babyeyi aba bakobwa aba basore n'abagabo kugira ngo izina aleluya izina ryawe riba mu iteka hanyuma izina ryawe ryageze ibintu byose birahinduka ibitagendaga biragenda ibitumvaga birumva imbaraga za Satani hari imbaraga zima imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga zima imbaraga z'abantu hari imbaraga zima tesha agaciro ibyakoze n'izindi mbaraga zose kugira ngo amaboko yawe abiremerere abantu babone imirimo yawe buri wese yakira urufunguzo rumuhesha amahoro rumuhesha kubaho rugarura bya bihe byiza rumuha imbaraga zinesha ibyaha rumuha imbaraga zimuha kunezera urufunguzo rw'Imana rutuma batasekaga baseka urufunguzo rutuma batanezerwa banezerwa urufunguzo rwa yasenze izina rya Yesu Kristo ibimenyekane kuri Imana haleluya Imana itabarura Imana itameze nk'abantu reka estai ringeramea turamushimiye Imana itanga umugisha umutima mucyaro twarabibonye utandukanye n'abantu izina ryawe ryubahwe icyubahiro cy'icyaha tumukomeye amashyi menshi turabize ngo yubahwe turabize ngo yuhimbazwe kandi dukoze tuzaza kugushima tuzavuga imirimo yawe icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe. Aleluya. Amashyi menshi.